Haleluya. Uyu Aburahamu rero ahaguruka agenda asize ibifatika, asize inzu yiwe rireba, asize umuryango azi neza, asize igihugu cye areba, ajyanwa ahantu atigeze kugera kuva na mbere, yinjizwa muri situation atigeze gutekereza ko izabaho, ariko aravuga ngo uko biri kose ndabyizeye. Agenda avuga ngo nizeye uwunjyanye kwa rukuri. Data kwizera k'uyu mugabo kwari kurenze, ngo bamumanuye bingukira makiraza ngo cyituye imbere Yesu ati pi nangije. Yesu arakebuka arakitegereza, n'abari aho ngaho baratangara bazikimanuka, uyu muntu aturutse, uyu muntu ninde? Waje aje gushaka igisubizo nyakuri kuri Kristo Yesu warekuye byose nawe ubwakirekura. Mwene data, ntushobora kunezeza Imana utarirekura. Haleluya. Bigimbwira ngo Aburahamu yatirekura ngo yibagirwe, arekura igihugu cy'iwabo, asiga inzu ya se, asiga ibyo yari amenyereye. Kristo duha imbaraga. Nuko ngo bariburanya baraho baravuga ngo bese uyu muntu ninde ukiza ibyaha, kuko yamenye ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Uyu muntu ntarasaba imbabazi, ikirema nticyasabye imbabazi, nta n'ijambo kiravuga, ariko kigaragaje kwizera, kigaragaje ko cyamenye ko Yesu atari umuntu usanzwe ahubwo ari Imana. Imana ikeneye kugira ngo uyifate nk'Imana yawe, uyimenye, uyisobanukirwe. Mwene data, nugera ku nongeye kubasuhuza inshuti zanjye, bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi b'Imana, kandi bakunzi b'uyu muyoboro wa Gospel Harvest Network. Rero nishimiye kugira ngo n'uyu mwanya tuganire ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe. Mana, ndagushimiye kubw'uyu mwanya duhaye, umwanya w'umugisha wo kugira ngo dusangire na bene data ijambo ryawe. Nyemerera mwami mwiza, umwuka wera nzeho, njye ntacyo nshoboye urabizi, ariko ndi kumwe nawe mwami, mbashishwa byose nawe Kristo m'imbaraga. Ijambo ryo rigira umumaro, kandi nanjye ringirira umumaro, rizampeshe n'ingororano y'ubugingo bw'iteka ryose. Ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Nongeye rero uyu mwanya kwishimira kugira ngo tuganire ijambo rivuga kwizera. Igize iminsi ngiye navuga kwizera tubiganiraho, yewe sinzi ko nzarangiza kuvuga kwizera, kuko kwizera ni kwiza kandi ni ingenzi. Ni ryo shingiro ryo kugira ngo duhure n'Imana, tubane n'Imana. So reka dutangire n'ijambo ry'Imana kugira ngo twumve icyo ijambo ry'Imana bivuga, tuze kuganira tuhereye mu ijambo ry'Imana. Reka uyu munsi dutangire mu ijambo ry'Imana riboneka mu Itangiriro ibice 15 umurongo wa 6. Haranditse ngo, ariko wahera kwa 5, reka mahere nta kibazo. Haranditse ngo aramusohokana aramubwira ati, rarama urebe hejuru ubare inyenyeri, niba wabasha kuzibara. Ati, urubyaro rwawe niko ruzangana. 6 ngo nuko yizera Uwiteka bimuhwaniriza no gukiranuka. Imana ishimwe. Haleluya. Reka iri jambo rinejeje. Reka tuvuge ngo inyigisho y'uyu munsi wa none, reka mvuge bivuga ngo kwizera Uwiteka bikaguhanizwa no gukiranuka. Kwizera Uwiteka bikaguhanizwa no gukiranuka. Rero turavuga kuri uyu mugabo, Itangiriro byarimo kuvuga. Ese uyu mugabo ninde? Uyu mugabo ni Aburahamu. Aburahamu ngo Imana ngira musohora imujyana hanze, ngira amubwira ngo ararama urebe hejuru. Ararama arareba hejuru, ngabona inyenyeri nyinshi. Imana iramubwira ngo uko ni ku rubyaro rwawe ruzangana. Imana imujyana kugira ngo Aburahamu arebe. Bibiliya dukomeje tubona ko Aburahamu yaragize gushidikanya, kuko guhera mu Itangiriro, guhera aho byatangiriye agirana amasezerano n'Imana, bihera mu gitabo cy'Itangiriro ibice 12. Ahantu Imana izi gasanga Aburahamu imubwira ngo, Aburahamu va, haguruka uve mu nzu ya so, mu rugo rwa so, uve mu gihugu cy'iwanyu, igihugu cya Yuriya Bakarudaya, ugende nkwereke aho nzakujyana, aho nzaguhera umugisha, nzogeza izina ryawe, nzagushyira hejuru, kandi amahanga yose yo mu isi azahererwa umugisha muri we, urubyaro rwawe uzangana n'umusenyi wo ku nyanja. Aha Imana yavuganaga n'umugabo w'ingumba. Aha Imana yavuganaga n'umugabo utarigeze no kwimenya kuva na mbere, ariko wari utangiye kwimenya. Iyo dusubiye inyuma tukaza kureba amateka y'uyu mugabo Aburahamu, ni umugabo wabyawe n'umugabo witwa Tera. Uyu nguyu
amateka agaragaza ko Tera yacuruzaga ibigirwamana, imana z'ibibazanyo. Mu magambo makeya, uyu Aburahamu yabaga mu rugo rwa se batunzwe n'imana z'ibibazanyo. Izi mana bacuruzaga wenda hari izagushaga imvura, izitanga urubyaro, izitanga amafaranga, cyangwa se zikora ibindi bintu bitandukanye. Nk'uko n'iki gihe hari imana nyinshi abantu bakurikira bitewe n'inyungu zabo. Ariko uyu Aburahamu yari itangiye kugira igitekerezo mbere yo kugira ngo ahabwe umugisha n'imana, ahamagarwe n'imana, cyo kugereranya izi mana izi afite z'ibigirwamana babaza areba, akabona abantu baje kuzigura baje kuzizera, yaritegereza akabona kwizera kwabo nta shingiro gufite. Niyo mpamvu uyu mugabo inkuru yigaragaza kwizera. Yarebye ibyo bigirwamana, ntekereza yabijyanaga gucuruza, akajyana izigusha imvura, zitanga urubyaro, zitanga akazi, cyangwa se n'izeza imyaka. Ubwo rero akabona abantu baragura, akibaza impamvu bizera ibyo bintu iwabo byakoreweyo. Reka tubare ko uyu mugabo yari ari mu isi y'abatizera nawe, kuko isi wacuraga bino bigirwamana tukumutumare nk'umupfumu washakiraga izo nzaratsi abantu, cyangwa se ibyo bintu bigira umumaro, ariko akabyita imana. Yarangiza nawe akabona barabyizera. Ba nyiri kubikora Aburahamu abona ko ibyo bintu isakora atari iby'ukuri, abona ko izo atari imana nyazo. Aho ni invitation y'Uwiteka yahereye. Imana ibona ko Aburahamu yatangiye kumenya neza ko hari imana isumba byose, yaremye byose, ariyo yaremye ijuru n'isi, ari ishobora gutanga ibyo byose abantu baza kugura izo mana bakeneye, kandi akamenya ko ari nayo imana nyakuri, ariyo yaremye ijuru n'isi. Nicyo cyatumye rero mu bitekerezo bwe yatangiraga guhinduka, atekereza ko izo atari imana, byabigirwamana, byabibazanyo yacuruzaga. Imana niho yamuhamagariye, ijwi ry'Imana riza ku mutima we. Reka nkubwire ngo Imana izavugana nawe, izagushaka ari uko watangiye gutera intambwe no kuyimenya imigambi yayo n'imikorere yayo. Imana yihamagara Aburahamu, imuhamagara mu nzozi, ivugana nawe, iramubwira ngo ndi Imana ya so, ndi Imana ya sogokuruza wawe, none nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, nzagushyira hejuru, amahanga yose mu isi azahererwa umugisha muri wowe, urubyaro rwawe ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja. Ariko kuri kondisiyo igira iti, haguruka uve muri icyo gihugu urimo cya Uri y'Abakaludayo, va muri iyo si y'abatizera, haguruka usige inzu ya so, uve muri iyo nzu ikora ibigirwamana, usige umuryango wanyu, ugende nkwereka aho nzakujyana, igihugu nzakujyanamo niho nzaguhera umugisha. Agira kwizera, yizera iyo mana atigeze abona. Reka mbabwire ngo kwizera guhanirizwa umuntu no gukiranuka ni ukwizera kunezeza Imana. Ibi bintu rero byanejeje Imana mu buryo bukomeye. Imana igiye guterura umugabo wabaga mu rugo rwa se cyangwa se mu muryango w'iwabo, wicurizaga izindi mana yarazi yazibonaga yavukiyemo, igiye kumujyana ahantu atigeze kumenya. Kwizera kugira ngo ukumenye neza, kwizera ni ukwizera ibyo utaranareba n'amaso yawe. Kwizera rero ntabwo ari feelings, ibyiyumviro. Kwizera ni imyanzuro ufata n'umutima wawe, ukavuga ngo mpisemo kwizera kandi shingiye ku masezerano y'Imana. Uyu Aburahamu yamenye kwimwiringije ari y'ukuri. Ese mwene data, ujya umenye neza ko Imana yakuremye ari Imana y'ukuri? Ujya wibuka ko Imana nyir'ijuru n'isi yaremye ibifatika, ibigaragara n'ibitagaragara, ikeneye ababa abana bayo bayizera, bakizera umugambi wayo n'amasezerano yayo. Erega Imana ni nziza, iriho kandi irashoboye. Uyu mugabo yasezeranirwaga igihugu atazi, agiye gusiga igihugu azareba n'amaso yazi neza, agiye gusiga umuryango yabonye n'amaso ye, iramujyana hatigeze kumenya. Imana nishimwe cyane. Reka nkubwire, birakwiye ko ugira kwizera kunezeza Imana, ku buryo Imana ko kwizera kuguhanirizwa no gukiranuka. Erega gukiranuka ni amakorosi menshi. Mwene data, ugira ngo wabasha kubishobora utizera Imana, n'ijambo ry'umuyoboro wayo ntabwo ryakuyobora. No mwuka wera ntabwo wabasha gukorana nawe utayizera. Aburahamu rero arahaguruka, asiga inzu ya se, reka tuvuge ngo ava mu rugo rwe, asiga amatungo ye, cyangwa se asiga inzu ye, asiga isambu, asiga imirima. Mu isi y'ibigaragara y'umubiri yari musazi mu by'ukuri completely. Reka nkubwire, iyo dutangiye kwizera Imana mu isi y'umubiri, muri realite z'ibigaragara, tuba tugaragara nk'abasazi. Kuko kwizera nta n'ubwo gukeneye fact, ntabwo gukeneye ibihamya bigaragara, kuko icyo gihugu ntiyakirebaga n'amaso ye. Imana yamujyanagamo urwo rubyaro, umugabo w'ingumba, umugabo ukuze ushaje, ntiyarurebaga, ntabwo rwagaragaraga. Hari isi z'abantu babiri, hari abantu bavuga ngo nzabyizera mbibonye, nimbibona nzabyizera mbyemere. Hari n'uvuga ngo nizeye ko bizabaho, nizeye ntarabibona ariko nizeye ko bizabaho. Oh haleluya.
iri ni ryo tandukanyirizo ryo kwizera. Umwanzuro wo kwizera ni umwanzuro uturuka mu mutima w'umwana w'umuntu, akizera n'ibyo atarareba, akizera n'ibyo atarafata, akizera n'ibyo abona ko bidashoboka. Ubundi kwizera kwemezwa neza ari uko kwamaze gucishwa mu ruganda. Umusaruro w'ibyo twizera ugaragara ari uko kwizera kwamaze gupimwa. Kwizera ubundi kwemerwa uko kwapimwa. Imana yari ihamagara Aburahamu, yari itaramutrustinga, yari itaramwizera, ariko ibonye uburyo yakiriye ubutumire, invitation yo kuyiringira no kwemera kujyanwa hatigeze kumenya. Ntabwo Imana ikeneye kugusobanurira process zose zizakora kugira ngo ikugeze ku mugambi w'amasezerano. Ntikeneye kugusobanurira uburyo izabikoramo kugira ngo igukize indwara. Oh haleluya, Imana nishimwe cyane. Ntikeneye kugusobanurira uburyo izabikoramo kugira ngo ihindure amateka yawe. Ntikeneye kugusobanurira uburyo izabikoramo kugira ngo urinde ugere mu ijuru. Ifite inzira zayo zitarondoreka. Iyo twizera Imana, mbere na mbere ugomba kwizera ko ari Imana ishobora byose. Uyu Aburahamu yatandukanyije Imana nyir'ijuru n'isi n'ibigirwamana byakorwaga na Setera, amenya ko iyo Mana imuhamagaye ari Imana yaremye ijuru n'isi kandi ishobora byose. Ese mugenzi, Imana yawe ukorera wizera ko ishobora byose? Kwizera gushobora gutwara igihe gupima umwana w'umuntu kugira ngo kuzasoza umurimo wako kugaragaje koko uwo muntu ari umwizera nyakuri. Umugabo w'ingumba, umugabo udafite umwana, umugabo uhagurutse arasezeranirwa ngo abana bangana n'umusenyi wo ku nyanja, arireba, imyaka yaragiye, ntabwo akiri mu gihe cyo kwizera n'ibyo bintu, ariko nubwo bitagaragara mu buryo bw'ibifatika, uyu mugabo arabyizera, aravuga ngo kuko yinyizeje ari y'ukuri bizasohora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero ndagira ngo nkubwire ngo urufunguzo dutujyana mu migisha y'Imana, rifungura inzugi z'imigisha y'Imana, urwo rufunguzo Imana yarubitse mu kwizera. Kuko udafite kwizera ntashobora gushyikira imigisha y'Imana. Haleluya. Imigisha y'Imana, umugambi w'Imana wose uzaca mu irembo ryitwa kwizera. Haleluya. Uyu Aburahamu rero ahaguruka agenda, asize ibifatika, asize inzu yiwe rireba, asize umuryango azi neza, asize igihugu cye areba, ajyanwa ahantu atigeze kugera kuva na mbere, yinjizwa muri situation atigeze gutekereza ko izabaho, ariko aravuga ngo uko biri kose ndabyizeye. Agenda avuga ngo nizeye uwunjyanye ko ari ukuri. Imana ishimwe. Yizeye Imana, nicyo gitumye rero namutubwiye ngo kwizera kwa Aburahamu kwamuhanije no gukiranuka. Imana nishimwe cyane. Ese mwene data, reka ngubaze, uyu munsi wa none ukeneye kugira ngo uwizere byabaye, cyangwa wizeye kugira ngo ukenere kuba uvuga ngo nizeye ko bizaba? Wenda uyu munsi ushobora kuba urwaye indwara ikomeye, abaganga barapimye bakakubwira ko iyo ndwara itanakira, cyangwa se nawe ubizi neza ko yishe n'abantu benshi, ariko ukaba ugendana n'Imana, cyangwa se utaranayimenya, ariko uvuga ati se wasanga Imana byo byazashoboka? Ndagira ngo nkwizeze ntashidikanya yuko mu gihe uzazamura kwizera kwawe kukagenda kugahura no kunezeza Imana, icyo wiringiye kizasohora rwose nta gushidikanya. Wenda ni kanseri, diabete, indwara zindi zikomeye zitandukanye, cyangwa se n'ikigeragezo gikomere ubuzima bwawe, nk'uyu mugabo wa Aburahamu. Ubugumba bumaze n'igihe kinini, wenda wanabivuyeho, barakubwira ko ibyo bintu bidashoboka, ariko ndagira ngo nkubwire ngo kwizera nyakuri guhesha umuntu kwakira amasezerano ni ukwizera kudashidikanya, kukiringira uwizeza ko ari ukuri, ariwe Imana Data. Reka dusome ijambo riri aha ngaha riza kutwinjiza mu kwizera guhesha umuntu gukiranuka, kwemerwa n'Imana, Imana ikakubarwa ikakugereranya no gukiranuka. Uko turareba muri Mariko ibice 2 umurongo wa 2, Mariko ibice 2 umurongo wa 2, tugiye kuhareba turebe amagambo y'Imana ahari. Reka duhere hano ibice 2. Ngo nuko hahise iminsi asubira Kaperinawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu. Benshi bateranira aho buzura inzu, barenga no mu muryango. Nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu 4 bahetse ikirema, ariko
babuze uko bakigenza kuko abantu bahuzuye, basambura hejuru y'inzu aharinganiye naho ari. Bamaze kuhapfumura bamanuriramo ingobyi ihetse icyo kirema. 5. Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. 6. Ariko hariho abanditsi bamwe bicayemo biburanya mu mitima yabo bati, niki gitumye uyu avuga atyo? Arigereranije. Ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? 8. Uwo mwanya Yesu amenya mu mitima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo, arababaza ati, niki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? 9. Icyoroshye ni ikihe? Ari ukubwira iki kirema nti, ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ari ukumubwira nti, byuka wikorere ingobyi yawe utahe? 10. Ariko nimumenye yuko Umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse, byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Imana ishimwe. Haleluya. Kwizera kuzana guhesha umuntu gukiranuka. Reka tuvuge kuri iki kirema. Tugereranye Aburahamu, twamurebye, ariko reka tuvuge no kuri iki kirema. Ko twavuga Aburahamu kwizera kwe gutangaje kwagiye kukanezeza Imana, ariko reka tuvuge no kuri uyu wenda turebe kwizera k'uyu muntu. Bibiri tweretse ngo Yesu yasuye Kaperinaumu, ariko ngo hari abantu benshi bari buzuye hari mu nzu. Bitwereka hari undi muntu wari uhari nawe wakira ubutumire bwa Yesu, abwakira mu buryo bwo mu mwuka, nta muntu bavuganye nawe. Biratubwira ngo cyari ikirema gihekwa n'abantu 4. Kira ngo cyumvise iyo nkuru aho Yesu ari, kirangije kibwira abo bantu, kirababwira ati, mumpeke. Abantu 4 wenda bagikura mu ntara runaka, mu karere runaka, cyangwa ntabwo bivuga urugendo bagenze uko rungana. Ariko iki kirema cyahagurukanye imbaraga zitwa kwizera no kumenya uwo yizeye uwo ari we. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo bageze aho Yesu ari, basanga ngo hari abantu benshi, ariko bahetse iki kirema kiri mu ngobyi, ngo babura uko babigenza. Ngira ngo batangiye kuganira, cyarababwiye ati, uko wenda meze ntabwo nifuza, dore imyaka yose murampeka muranterura, ariko igihe kirageze kugira ngo mpure n'umuremyi wanjye, mpure n'umwami wanjye, mbonane na Yesu. Haleluya. Nuko ngo ikirema abari bagihetse bafata umwanzuro ukomeye. Kwizera kujya kudufatisha imyanzuro ikomeye itandukanye kandi n'abandi bantu. Ngo burira inzu itari iyabo, inzu basanze, ngo barayurira bari bahetse ikirema, baravuga ati, turarambiwe, ntabwo dushoboye gukomeza kujya twikorera uyu muntu. Ndetse uyu muntu nawe yatubwiye ko arambiwe, icyo akeneye kubonana na Yesu. Birambwira ngo nuko burira inzu, ngo barasakambura, ngo hejuru bareba ahateganye neza naho Yesu ari. Barangije gusakambura ya nzu, ndimo ndabitegereza aba bantu baje bikoreye iki kino kirema, nditegereza nkareba itsinda ry'abantu basanze aho buzuye inzu bazengurutse, nditegereza nkabona abantu bazengurutse buzuye inzu aho nabo baje gushaka imiti, baje gushaka Yesu ngo abagire neza. Ndimo ndabona bano bantu harimo impumyi, harimo ibiragi, harimo abasazi bazanye, harimo n'abarwayi wenda abadayimoni, harimo n'abandi bantu wenda b'ibirema nabo ubwabo. Abo bose n'abanyabibazo bari bateraniye aho ngaho, bafite ibibazo n'agahinda cyangwa se n'ibindi bintu bitandukanye. Ariko haje umuntu uri special, kandi umuntu usa nk'afitanye na rendezvous na Yesu yuzuye, wamaze kubona igisubizo before yuko ahura na Yesu. Kwizera rero kuduhesha igisubizo mbere yuko tubasha no kubonana n'Imana. Aburahamu yari yarakira igisubizo mbere yuko abasha no kubona urubyaro, kuko yamenye neza uwaje kudiringa nawe uwo ari we. Iki kirema cyahagurutse mu rugo kije kudiringa nawe uwo ari we, cyari kije gukorana nawe uwo ari we, cyari kizi ko kije gukorana na Yesu. Ndetse imikorere yari yahereye imbere mu mutima. Haleluya. Cyafashe umwanzuro ukomeye kugira ngo kigere ku kwizera kwako. Navuze ngo kwizera kwemerwa iyo kumaze gucishwa mu ruganda gupimwe. Hari
ibigeragezo byereka kino kirema yuko nta gukira kiri bubashe kubona, kuko cyasanze hari abantu benshi babyigana kandi Yesu ari mu nzu imbere kitabasha no kwegera umuryango waho Yesu ari, ariko cyafashe umwanzuro kiravuga ngo muri decision mfashe ntabwo mva hano nakize, muri decision mfashe naje kubana na Yesu, ngomba guhura nawe. Hari inzitizi zihari uyu munsi, hashobora kuba hari inzitizi nyinshi zikuza guhura na Yesu. Wenda hari abasenze kera urimo urabitegereza ukabona hari ntibasubijwe, ntuzi impamvu zawe n'urugendo rwabo, papasi yabo yo kugena n'Imana ntuzi kwizera kwabo ko kwanganaga. Haleluya. Ibirema ibindi cyasanze aho byagomba kumuca intege, abarwayi bicuri basanze wenda bigaraguraho bagomba kumuca intege, impumyi zari zihari zagomba kumuca intege, cyangwa se n'abari bari mu ngobyi nkawe bagomba kumuca intege, ariko yarenze imitekerereze yabo aravuga ngo ndashaka kubonana n'umuremyi wanjye, whatever ikintu cyose cyahagarara mu nzira yanjye ndaza kukirenga mpaka mpuye n'umuremyi wanjye, kuko nizeye ko ndi bukire. Haleluya. Nuko nitegereza hano bantu nabo barenze bariyeri zihari zose barazirenze. Uyu munsi kugira ngo uhure n'Imana, muri iyi minsi kugira ngo uhure n'Imana ukeneye kurenga bariyeri. Hari bariyeri rega mwene data nyinshi cyane zituma tutakira imigisha y'Imana. Badayimoni batega imisozi imbere yacu, abantu duturanye batega imisozi imbere yacu, abo tuvukana batega imisozi imbere yacu, abo twashatse batega imisozi imbere yacu, abo dukorana batega imisozi imbere yacu. Mbese ibintu bituzengurutse bishobora kutubuza guhura n'Imana ni byinshi, ariko umwanzuro uzafata wo kwizera kugira ngo ugene inshuti zawe ubwazo ishobora gutega imitego ikuza kugira ngo uhure n'Imana, ishobora gucogoza kwizera kwawe, ikwereka ko nta kizashoboka. Ariko navuze ngo kwizera kuko atari amarangamutima, ahubwo ni umwanzuro umuntu afata, kandi kwizera kwemerwa ni ukwizera gucishijwe mu ruganda gupimwe kukagaragara ko gushyitse. Rero iki kirema kigiye kugaragaza kwizera ko gishyitse, cyarenze imisozi kirenga bariyeri. Mbere na mbere asenya inzu y'abandi ngo barurira, ndeba ko bagiye gutira urwego, abandi bazengurutse ntibaramenye ibyo aribyo. Nyereka ko baje kureba Yesu bavuye kuri gahunda yo ko bari barimo kwitegereza n'ibyo Yesu akora, bajya kwitegereza ibimeze nk'ibyo abasazi barimo gukora. Reka mbagereranye nk'abasazi buriye inzu y'abandi batangiye gusakambura hejuru. Ntekereza ndimo ndareba Yesu abwiriza, ndimo ndareba Yesu arimo kumva amabati hejuru basakambura, ataramenya n'ibirimo gukorerwaho. Ariko wenda Yesu uri kukareba ntabwo yerekwa yari arimo kumva mission y'abo bantu. Haleluya. Gukataza ushaka Imana irazizi, ya majoro byuko usenga irayazi, bya byiringiro byawe irabizi. Imana idiringa n'imitima y'abana b'abantu. Oh haleluya. Ikibazo cy'uyu mugabo w'ikirema waremaye amaguru n'amaboko, utigenza, utihekwa n'abantu bane, abimaranye imyaka y'ubuzima bwe bwose, cyagaragara nk'ikibazo completely kitazigira gikemuka. Ariko icyo cyarenze izo barriers, turavuga ngo hari umuremyi wanjye, hari uwaremye byose, hari ufite amaguru n'amaboko, hari ufite pièces zindi, hari ufite umugambi wanjye ku buzima bwe. Uwo nguwo niwe ushobora gusohoza icyo yagambiriye. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko baragifata, ngira ngo cyaragiye ati nimunsubize mu rugo, si nkeneye gusubirayo, nkeneye kuva hano mpuye n'umuremyi wanjye. Bene data, nditegereza rero bacyurirana iki kirema, ingobyi bayurirana hejuru, cyangwa se aho bakibangatanye ku ntuga, abo bagabo bane b'abanyambaraga, ariko bagendeye kwizera kw'iki kirema, bagendeye kwizera kwabo ko bamenye ubaje kudiringana n'uwo gushaka wari we. Ngira ngo bageze hejuru, nditegereza bageze hejuru ku mabati, bakoze target ahantu neza bari gusange Yesu. Ukeneye gukora target ahantu neza uri busange Yesu. Erega Yesu aca mu nzira zitwa gukiranuka, erega Yesu aca mu nzira zitwa kureka ibyaha, erega Yesu aca mu nzira zo kumenya neza ko afite kado y'ubugingo bw'iteka byose ku buzima bwawe. Haleluya. Iki kirema rero kirangije kurenga izo bariyeri zose, cyiteguye neza kugwaho Yesu ari. Ngira ngo cyarababwiye ngo nimunde kure njyewe, ntabwo bakimanuye ku rwego. Ngira ngo ndimo nditegereza kigeze hejuru, baramanura bati ntikiteguye ko kiri bugwire na Yesu, simbizi ko byari kugenda, ntikiteguye ko kiri bugwire, sinzi ko byari kugenda. Ariko bageze hejuru bararekura. Ngira ngo cyaravuze ati nabanza amazuru, nabanza umutwe hasi. Yesu urema uzura abapfuye, iyi Mana nje gushaka niyo yica kandi igakiza, ishyira ikuzimu kandi igakurayo, irakenesha kandi igakirisha, ikura hasi kandi igashyira
hejuru, nagerayo ndangiye umwuka wanyu murangiye. Yesu niwe utanga ubuzima, niwe utanga ubugingo. Yemwe mwene data, kwizera k'uyu mugabo kwari kurenze, ngo bamumanuye bingukirema kiraza ngo cyituye imbere Yesu ati pi, nangije Yesu arakebuka arakitegereza, n'abari aho ngaho baratangara bazikimanuka, uyu muntu aturutse, uyu muntu ninde? Waje aje gushaka igisubizo nyakuri kuri Kristo Yesu warekuye byose nawe ubwo akirekura. Mwene data, ntushobora kunezeza Imana utarirekura. Haleluya. Bigimbwira ngo Abraham yatirekura ngo yibagirwe, arekura igihugu cy'iwabo, asiga inzu ya se, asiga ibyo yari amenyereye, akurikira iyo Mana idafatika itagaragara, yizera amasezerano yayo. Ntabwo yari kuzasorezwa isezerano ryo kwizera kwa Abrahamu kwamanije no gukiranuka. Umva ijambo ryiza Yesu yavugiye ahangaha rihwanye na ririya, ngo yitegereza cya kirema arangije akibwira ngo mwana wanjye. Haleluya. Bigira ngo nkwibutse ngo iyo twizeye twafashe umwanzuro wo kugera kuri Yesu, tukafashe umwanzuro wo guhura n'Imana, gukorana n'Imana, kugendana n'Imana. Imana ijambo itwita iravuga ngo mwana wanjye. Yaravuze ngo nzababera Imana namwe mumbere ubwoko. Bibiliya igivuga ngo nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo. Ibivuga bizeye mu gitabo cy'Abagalatiya, mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 navuga ngo nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, ngo kubera ko ngo bagaragaye ko bizera. Haleluya. Ese wari wagaragara ko wizera? Wari wafata imyanzuro rimwe na rimwe yo kurekura n'ibyo umenyereye, yo kugaragara rimwe na rimwe nk'ibyo ushobora kugaragara nkaho n'ibyo wari ufite bimeze nk'igihombo? Paulo avuze ijambo rikomeye avuga ngo nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje nk'igihombo ndetse mbibona nk'amase, kubwo ubutunzi butagira akagero nitegereje mbona muri Kristo Yesu. Aravuga ngo denda tera n'ibipfunsi ngo ariko simpusha. Haleluya. Ngo ndirukanka ariko sinkutazi yajya. Haleluya. Paulo yaraza hagana, iki kirema cyari kizaho kigana Abrahamu yaraza hagana. Nta muntu ushobora gukorana n'Imana ataramenya hagana. Hari ibyo dusiga. Avuga ngo ibyari inyungu yanjye nabitekereje nk'igihombo ndetse mbibona nk'amase. Paulo, Abrahamu ibyari inyungu ye, bya bindi byagira umwana acuruzaga, isambu yahingaga, umuryango yaganiraga n'inshuti, agiye hatazi, izo ni inyungu ze, ariko abitekereje nk'igihombo. Kubwo ubutunzi butagira akagero yitegereje muri Kristo Yesu. Hari ubutunzi butagira akagero, hari ugukira indwara, hari ukubona amahoro mu mutima, hari ubugingo bw'iteka ryose. Haleluya. Mwene data, ibyo watunga byose muri isi bitarimo Imana ni ubusa gusa, ni ubusa gusa. Imana ishimwe. Ngo aramubwira ngo mwana wanjye. Ese wari wumva ko Imana ikwita umwana wayo? Mwana wanjye, Yesu aramwita ngo mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Kwizera kwawe gutumye ibyaha byawe ubibabariwe kubera icyo gikorwa akoze cyonyine. Yesu yatekereje inzira uyu muntu aciyemo, atekereza bariyeri arenze z'abasanze bahageze kare mu gitondo, atekereza bariyeri arenze zo kwirirwa aca n'umuryango usanzwe, atekereza bariyeri arenze zo kurira inzu y'abandi bakanayisakambura, atekereza bariyeri arenze zo gutinya ko niba murekura wenda acuri ku mutwe akabanza umutwe aravuga ati nagereyo mpfuye Yesu aranzura. Hari abantu bafite impungenge z'ubuzima bwabo. Reka nkubwire, nimba wiyitaho bizarangira utsinzwe. Dushozwa byose na Kristo duha imbaraga. Nuko ngo bariburanya baraho baravuga ngo bese uyu muntu ninde ukiza ibyaha, kuko yamenye ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Uyu muntu ntarasaba imbabazi, ikirema nticyasabye imbabazi, nta n'ijambo kiravuga, ariko kigaragaje kwizera, kigaragaje ko cyamenye ko Yesu atari umuntu usanzwe ahubwo ari Imana. Imana ikeneye kugira ngo uyifate nk'Imana yawe, uyimenye, uyisobanukirwe. Mwene da, nugera kuri urwo rwego nuko uzabona ingororano z'abizera. Nuko ngo biburanyije ngo Yesu ngo arabaza, kiracyaryamyaho, aracyaraho, yamaze kubabarirwa ibyaha. Erega itangiro ryo gukira nuko ubanza kubabarirwa ibyaha. Bibiliya haraho yanditse iravuga ngo ni muri Zaburi ngo hahirwa ababariwe ibyaha byabo, ngo maze ngo gukiranirwa kwako kugatwikirwa. Hahirwa abo ngabo nimba warababariwe ibyaha byawe, urahiriwe. Amen. Imana ishimwe. Nuko ngo Yesu avuga ngo ko mwiburanya ngo mumwibaza ngo niki gitumye mvuga ngo ibyaha byarabibabariwe. Aravuga ngo icyoroshye niki ni ukumubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe cyangwa ikurubiriwe bwawe utahe. Yesu yakubariye ibyaha, hari n'ibindi bimenyetso atanga agaragaza. Aramubwira ngo nuko mwana wanjye ikorerere, ndagutegetse ikorerere uburiri bwawe utahe wigendere. Imana ishimwe. Mwene data, ndagira nkubwire ngo ukeneye ikiruhuko,
bimwe byananiranye, ibyo bidashoboka bishobokera Imana yonyine. Imana ntishaka ko wizera ibifatika bishoboka, kuko ibishoboka wabyishoborera. Imana igutegereje kugira ngo uyizere ku bidashoboka, bya bindi bidashoboka, kwa kundi inyanja yari hari nyine itabasha gutandukana, kwa kundi Sara nyine yarageze mu myaka 90, Aburahamu afite imyaka 100, bararenze igihe cyo kubyara, barinjiye mu gihe kirenze icyo kubyara. Haleluya. Ariko ibyo Imana irabisohoza. Rero ndagira ngo nkubwire, ibyo ubona bidashoboka, ibyo ubona bitagukundi, ibyo ubona birenze ubwonko bwawe, ibyo ubona birenze imbaraga zawe, ibyo birenze umuryango wawe, Imana irashaka kugiringa nabyo, ariko biciye mu irembo ryitwa kwizera. Fata urufunguzo rwitwa kwizera Imana. Imyaka ishobora kwibaye myinshi, wararenze igihe cyo kurambagizwa, wenda urimo urakarantuza, ndavuga 40, Imana ishimwe. Haleluya. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo haracyari ibyiringiro. Nasomye ijambo mbwira, ngira ngo iryo jambo riri muri yo bice 14:5, baravuga ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti gitemwa ngo ariko ngo kigasazira mu butaka, ngo n'imizi ya kigasazira mu butaka kikarengwaho n'umukungugu, ariko hari ibyiringiro ko icyo giti iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kikamera nk'igiti kikiri gitoya, kikamera amashami y'ibitontome. Hari ibyiringiro ko hari ibyiringiro Imana izakugira neza nimba ukomeza kwizera, ukagundira gukiranuka, ukagundira iyo Mana. Wenda imyaka yaba myinshi, haleluya, ariko ko imyaka iba myinshi ntago kwizera gucogora, ahubwo kwizera kurushaho gukura. Imana ntishobora guhamya ko wizera igihe itarapima kwizera kwawe. Kwizera gucishwa mu ruganda. Wenda umaze iminsi ucishwa mu ruganda, wiribwira ko hari Imana yagusize yakwibagiwe, ariko urwo ruganda unyuramo igihe kizagera Imana igaragaze ko uri umwizera kandi ukiranuka. Ndizera ntashidikanya ko iri jambo rigiye kugira icyo rikumarira. Hindukiza imibereho yawe, yikonekte mu Mana. Urugendo rwawe urukatira aho ngaho. Aburahamu yarakomeje, Imana ishimwe, agera ku gihe yizera Imana adashidikanya. Igihe cyarageze, Aburahamu yemera no gutamba umwana we, kuko yizeye ko imwiringiza ari y'ukuri. Bibiliya ivuga ngo, biravuga ngo Aburahamu yizeye ko no muri Isaka havamo, mu ivu rya Isaka havamo undi Isaka. Totali yizeye Imana. Job yizeye Imana. N'igihe yarageze mu gihe gikomeye, avuga ngo navuye mu nda ya mama namba busa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye byose kandi niwe uzabinsubiza. Avuga ijambo rikomeye, avuga ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho kandi ari muzima, ngo umunsi umwe azahagarara mu isi. Aravuga ngo kandi amaso yanjye niyo azamureba. Aravuga ngo umubiri wanjye numara kubora ugashiraho, nzambara undi mubiri. Reba umugabo urebera kwambara undi mubiri nyuma y'umubiri waze kubora, amaze gushira. Reba umugabo urebera Imana ngo izahagarara mu isi, ayirebe n'amaso ye. Uyu munsi mwene data, mu isi tunyuramo, turaca ahantu mu nyanja twoga, tutagize umusare witwa Yesu ntabwo twazayambuka. Iyi nyanja yitwa isi yuzuyemo ibibazo n'amakuba, ibibazo n'ibigeragezo. Dukwiriye kwizera iyaremye ijuru n'isi, ishobora byose. Birambwira ngo abiringira Uwiteka ntibazigera bakorwa n'isoni, ngo bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ngo ahubwo uhora wemye iteka. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka guta abantu bamwiringira uhereye none ukageza n'iteka ryose. Ndakwifuriza ko Imana izavuga ngo kwizera kwawe kuguhanijwe no gukiranuka. Erega gukiranuka ntabwo dushobora gukiranuka ngo tukugereho twuzuze gukiranuka rwose, ahubwo duheshwa ubuntu n'Imana tukabarwaho gukiranuka kuko twayiringiye. Imana iguhe umugisha kandi kugirire neza, kandi musabiye kugira ngo Imana iguhe uko kwizera kukugeza ku masezerano, kandi Imana ikarangurira ijambo rivuga ngo kwizera kwe kuguhanije no gukiranuka. Amen. Imana ibahe umugisha. Bye.